Turi mu bihe bidasanzwe, ibihe by'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose. Natwe rero byatugezeho hano mu Rwanda, ibikomoka kuri peteroli byarazamutse, essence irahenze. Leta yakoze uko ishoboye kose itunganya uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Twamaze gutangaza imihanda igiye gushyirwamo igisate cyagenewe bisi kugira ngo bisi yihute igezeyo abagenzi vuba. Iyo mihanda ikaba irimo kuva hano mu mujyi hagati ukomeza uciye Rwandex ukagera i Remera ugakatira ku cya Mitsingi, hakaba Sonatibe kujya Kicukiro centre ni Nyanza kuri gare, hakaba hano mu mujyi uciye mu masangano y'imihanda ukamanuka Yamaha ukagera Nyabugogo, ndetse no gushakira imodoka cyangwa se bisi ziva Nyamirambo uburyo zica mu mujyi hagati zihuse. Hashyirwa igisate cya bisi kuri Hotel Gloria ukamanuka kuri ku isoko rya Nyarugenge ukaza muri quartier commercial ukagera kuri City Plaza ukamanuka downtown. Ushobora rero guhita wibaza ngo none se abantu bafite imodoka ku giti cyawe biragenda bite? Niba ufite imodoka ku giti cyawe ushobora kuzinduka ukagenda mbere yuko iyi mihanda itangira gukoreshwa, igisate cya bisi gitangira gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo genda mbere ya saa 12 za mu gitondo, cyangwa se niba gahunda zawe zitihuta ugende nyuma ya saa 4, hanyuma kandi ube wagenda na nyuma ya saa 3 z'ijoro. Icyo gisate cyahariwe bisi kitakirimo gukoreshwa na bisi gusa. Niba rero ufite gahunda zihuta ugomba kugenda muri ya masaha, birumvikana ushobora gukoresha indi mihanda yubatswe. Buriya dufite imihanda myinshi. Uramutse uri kuva i Nyamirambo uza mu mujyi ushobora guca muri ya mihanda yo mu Gitega, ntugombe guca muri ya mihanda bisi igomba kunyuramo. Uramutse uva hano mu mujyi ujya Kicukiro centre ushobora kunyura hariya mu Kiyovu ukambuka Igikondo, wagera Igikondo ukambukira hariya mu Marembo ugakomeza ukaba wagera Kicukiro centre udahuye n'iriya mihanda minini ya bisi. Izo ni ingero ntanze, ariko hirya no hino hari iyindi mihanda yagiye yubakwa ushobora gukoresha nk'umuntu ukoresha imodoka ku giti cye. Ikindi, ushobora gusiga imodoka yawe ahari parikingi zabugenewe cyangwa se n'ahandi hose uzi wayiparika ikagira umutekano, noneho ugahita ufata bisi. Ntanze nk'urugero, niba ugeze i Kabuga ushobora kuvuga uti imodoka yanjye ndayisiga muri gare ya Kabuga hanyuma mfate bisi. Imodoka yanjye ishobora kuyisiga i Remera hariya hafi ya Stade Amahoro kwa Rwahama, hari ahantu hari parking nini, ukaba wayihasiga ugafata bisi ukaza mu mujyi cyangwa se ukajya n'ahandi hagera bisi. Ibyo rero ni ibintu dushobora gukora. Ariko ushobora no kuvuga uti mpagaritse kugenda n'imodoka yanjye, nzajya nyikoresha mu weekend cyangwa nyikoresha hari izindi gahunda mfite, ugatangira nyine kuzajya ugenda na bisi. Niba ugenda mu masaha asanzwe nari maze kuvuga y'abagenzi benshi, icyo gihe ukanyura hahandi bisi yahariwe igisate cy'umuhanda, ibuka ko utazigera ukoresha cya gisate cya bisi kuko bizahanirwa. Bisi niyo igomba kugikoresha kimwe n'ibindi binyabiziga bitwara abantu barenze 8, ukongeraho ibinyabiziga ndakumirwa. Izindi modoka zisigaye na moto ntabwo zemerewe gukoresha igisate cya bisi. Dufite amahitamo, dufite icyo twakora. Koresha imodoka yawe cyangwa utege bisi. Bisi uyu munsi irihuta, bisi irasa neza, bisi irakugeza ku kazi ku gihe.